ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu ahahurira u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku ruhande rw'u Rwanda hari Rubavu. Uyu munsi Rubavu ni umujyi w'amahoro ndetse n'ubucuruzi, ariko mu 2050 uzaba umutima w'ubukungu, ubukerarugendo, uzahuza Afurika y'Iburasirazuba ndetse n'Iburengerazuba. Gahunda ya Rubavu 2050 Master Plan yashyizweho n'inzobere mu bijyanye n'imijyi, abashoramari ndetse n'inzego za leta. Intego ari uguhindura Rubavu ikaba urubuga rw'ubucuruzi mpuzamahanga, icyambu cy'amazi, ndetse Rubavu ikaba ikiraro cy'umuco hagati y'ibihugu, by'umwihariko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. None dore ahantu ibintu bigeze. Muri 2050 imipaka ya Rubavu izaba ifite ikoranabuhanga rigezweho. Ibicuruzwa bizajya byinjira imbere mu gihugu hifashishijwe scaneri zisikana byihuse kandi zikagaragaza ukuri. Ibyo ngibyo rero bizongera abashoramari binjiza ibicuruzwa byabo mu gihugu cy'u Rwanda binyuze kuri uriya mupaka, nk'uko bigenda bigaragazwa n'inzobere mu bijyanye n'ubukungu ndetse n'amasoko. Bagaragaza ko ibingibi bizagabanya igihe ibicuruzwa bifata bitinda ku mipaka, ndetse ibingibi bikagira ingaruka nziza ku kugabanuka kw'ibiciro by'ibicuruzwa. Ndagusaba gukora subscribe kuri iyi channel nshya ya VixFox. Nyuma yo gukora subscribe ndakubwira nti urakaza neza mu muryango mugari wa VixFox, urakaza neza mu isi yo gucukumbura. Rubavu izaba icyicaro cy'ubukerarugendo bushingiye ku mazi, imyidagaduro, uburobyi bugezweho, hoteli zifite conference halls ndetse n'imyidagaduro y'amazi. Ibi byose hamwe bikaza kuroba ba mukerarugendo baturutse impande z'isi zose baza kureba umujyi wa Rubavu, abaza kureba akayaga, abaza kureba umucanga mwiza ndetse n'amazi atemba adasuma ngo asakurize abicaye ku mucanga mwiza w'ikiyaga cya Kivu. Iki gihe muri iyi viziyo inganda nshya zizatunganya umusaruro uva mu mirima ya Rubavu ndetse na Nyabihu, ikawa, icyayi ndetse n'imbuto. Ibi bizongera agaciro k'umusaruro w'abahinzi batuye muri utu duce Nyabihu ndetse na Rubavu. Abahinzi babo bazaba bamerewe neza cyane muri iki gihe, kuko ibihingwa byabo bizaba birimo gukoreshwa cyane kandi bibabyarira amafaranga. Ibi rero bizakurura akazi kuri abaturage batuye muri utu turere. Rubavu 2050 izaba ishingiye ku ngufu zisubira, ifite imihanda y'abanyamaguru ndetse n'amagare, kandi yiteguye guhangana n'imihindagurikire y'ikirere. Umutungo wa metane uzwi nka gaze metane isanzwe icukurwa hariya mu Kivu. Iyi gaze metane izakoreshwa mu gucana inganda, bivuze ko inganda zizajya zikoresha gaze metane mu bikorwa byazo bimwe na bimwe bitandukanye, gushyigikira ubucuruzi ndetse no kugabanya ikiguzi cy'ingufu zangiza ibidukikije zikurwa hanze y'igihugu. Amahoteli ndetse n'ahateranirwa, ibyo bizatuma Rubavu iba ahantu hifuzwa n'abategura inama mpuzamahanga. Ibyo bikongera ba mukerarugendo n'amafaranga asigara imbere mu gihugu mu gihe ibyo byose byagezweho kandi byabaye. Rubavu 2050 si y'abashoramari gusa, ni n'iy'abaturage. Iyi viziyo ya Rubavu irazana imirimo igiye itandukanye muri Rubavu. Ibyo ngibyo bikazamura imibereho myiza y'abaturage, ndetse iyi viziyo ikazanarinda n'amahoro by'umwihariko muri Rubavu ikayasigasira. Mbere yuko dusoza ndakwibutsa subscribe kuri iyi channel yitwa VixFox, where we beyond the surface. Nyaboneka nawe injira mu muryango mugari wa VixFox, ube umwe mu bagize uyu muryango. Muri 2050 Rubavu izaba atari umujyi gusa, ahubwo uyu uzaba ari umuryango uhuza abantu, amahoro, ubucuruzi n'ubwisi muri rusange. Iyi viziyo ni yacu twese. Bye bye, reka duhure muri video zikurikira. Iki kiganiro mwagiteguriwe na VixFox nk'umuryango ubitaho kandi ubakunda.